muraho neza, mwiriwe mute, abandi mwaramutse, tubahaye ikaze kuri MK Family TV. Tukaba tubasaba utarakora subscribe kuyikora kugira ngo muzajya mubona ibiganiro byacu ku gihe. Kuko mubona ari imbere yacu, turi kumwe n'umumama mwiza cyane. Ya reka nawe tumwakire, turakwakiriye cyane mu kiganiro tugiye gukorana, ni karibu cyane. Murakoze. Ya watangira wibwira abantu kugira ngo abantu bamenye umutumirwa turi kumwe muri aka kanya, ni karibu. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Nyabasita Jolie Esther, ndi umunyamurenge. Ndi umukobwa w'Abasita b'Abashotsi, akaba umwishwa w'Abafurika. Ndangonuko ndi umugore w'abana babiri n'umugabo umwe, nkaba ndi umukazana w'Abega. Okay, oya murakoze cyane, uratwibwiye kabisa bya kinyamurenge nyabyo. Okay. Urakoze cyane kutwibwira. Weekend yagenze gute? Weekend yagenze neza uretse ko yabayemo imbeho. Ku kwezi gushize kwagize imbeho nyinshi cyane, kwagize imbaraga z'imbeho. Kwagize imbeho nyinshi cyane, abantu bararwara amagripe menshi cyane, ariko nkaye kugiye kushira kirashira. Ya hari imbeho amugani n'ubu nyine ubukonje bwabaye bwinshi. Ubundi mu buzima busanzwe mukora iki? Ubuzima busanzwe nje nkora makeup. Makeup ku abatumva icyo kintu cya makeup no gusa neza, gukorera abantu bagasa neza mu maso, cyane cyane kuba abantu bafite amakwe, abageni, kugusiga ugasa neza, tukagukorera makeup mu maso hagasa neza. Ndetse abo bageni nyine n'abantu bafite ama bridal shower tukabakora ama makeup, n'abafite za baby shower turazikora. Mudukeneye mwazaduhamagara tukabakorera mugasa neza. Urakoze cyane. Akazi mwagatangiye ryari? Akazi ka makeup nagatangiye 2018, kuko natangiye kubanza kuzaza nkora decoration z'ama baby shower n'ama bridal shower, ariko nkumirizaho bazaza bashaka umuntu wa makeup nkabaga ko ngiye nkora makeup. Nicyo gihe natangiye kumenyekana hano cyane muri Kasarani. Yego. Okay. Aka kazi mukora muba mufite ahantu runaka mubarizwa cyangwa se umuntu ugukeneye yakubona hehe byihuse? Ku bantu bankenera ntabwo ndagira ahantu runaka nkorera. Cyane nkunda gukorera kuri telefone. Iyo numvishije hari umugeni ufite ubukwe, ngerageza gushaka contact ziwe, nkamuhamagara nkamubwira ko nkora makeup, nifuza kuzamukorera makeup, ndetse n'aba best lady bazamwambarira, abakobwa bazamwambarira, nkabakorera makeup bakazasa neza, amafoto yabo bakazasa neza. Ikintu utazongera gutekereza gukora wakoze ubukwe ni ifoto uzashira mu nzu usa neza, utazongera gutekereza ngo nzosubira nambare rya kanju cyangwa se nongere bankorere makeup nse neza. Ariko iyo tugukoreye makeup kabisa ni ifoto y'ubwibutso uzahora wibuka. Okay, ubona gute mu bijyanye no kwikorera? Urabizi uri umumama wikorera, mu bijyanye no kwikorera cyane cyane nk'abamama b'abanyamurenge, ubona babifitemo imbaraga nko kwikorera cyangwa se biracyari hasi cyane? Wowe ubibona gute nko giti cyawe? Ku bwanje ntabwo sinavuga ko ari akazi ka buri munsi, wenda gatangira nko kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni akazi iyo bampamagaye muri bridal shower ndagenda nkabakorera, wenda iyo nko kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu biterwa na bridal shower umunsi baba bayiteguye. Ariko icyo nabwira abagore b'abanyamurenge ni ugukanguka kwikorera. Dukunda gutegera ku bagabo bacu. Niba umugabo akora, umugore yicara byare gusarera abana, oyaye icyo si cyiza. Icyo tugomba gukora ni ugufashanya n'abagabo bacu. Niba umugabo yishyuye agahaha, nawe ushyurira umwana school fees, nawe ambika abana, ndetse n'umugabo wamwambika abone kuri produit y'ibyo ukora. Yego. Ni ari imbogamizi runaka muhura nabyo mu kazi? Siruta akazi kanyu ka makeup? Ntago ari nyinshi. Nje nk'imbogamizi nje nagiye mpura nazo, nkunda kuja ahantu ngiye gukora makeup, ngasanga hari nk'umuntu bashinze uhagarariye abageni. Noneho akama gutegeka ngo ntusige
ngo umugeni ngo ibintu byinshi ngo amabara menshi si amabara ni ukugira ngo ase neza kuko hari igihe ushobora guhura n'umukobwa afite amapimples uduheri mu maso bigasaba ko ushyiraho za foundation nka zingahe kugira ngo ase neza twaduheri ntitugaragare kuko habyo dukora tugasiga umuntu ufite ibintu mu maso usanga hari n'abagira nk'ibiheri byinshi noneho ukagerageza ukuntu woshaka za foundation nziza zitogaragaza bihera afite mu maso ugasanga arasa neza ariko ugasanga uwo muntu nyine aduteye imbogamizi nkanje nzangeraho nkamansa n'umuntu uraka nkamubwira nti yewe ihangane ngabe gukora akazi kanje umuntu wanya azase neza iyo nje niyo mbogamizi nzangira cyane oya ibyo byo birumvikana cyane cyane no mu muco wacu iyo babonye nyine umuntu ari ukuntu wimakiye cyane nyine bifatwa nk'ukundi wowe ubibona gute tubishyire nko mu muco wacu iyo nk'umuntu yimakiye cyane oya murakoze mu umuco wacu ni mwiza kandi ntitwawutaye nubwo twaje mu mahanga tutari mu misozi yacu imurenge ariko imico ntabwo twigeze tuwuta iyo wisize ugasa neza uba usa neza kandi niba uri umugore ntibivuze ko ugomba gusa nabi umugore n'usa neza ubundi iwacu bari bazi ko nta muntu w'umugore ugomba kwisiga rouge ntawo kwisiga tero ntawo kwisiga foundation nta wabyisiga ariko sibyo tugomba gusa neza abagore b'abanyamurenge niba wambaye igitenge cyawe cyiza isige ka foundation n'uguto kwisiga nk'icyo ngo tukuze iminwa n'amarabero arahaba ugomba kwisiga karabero kawe keza ukaja mu bandi bantu usa neza n'abandi bakavuga nti uriya mugore kabisa nubwo ari umunyamurenge arasa neza no mu maso guhera mu maso kugeza hasi arasa neza rero ntago kwisiga amaruje cyangwa se kwipodowa niko bakunda kubivuga ngo kwipodowa ntabwo ari bibi ni ukugira ngo duse neza kuko iyo umugore w'umunyamurenge asa nabi baravuga ngo umugabo wiwe ntazamwitaho ntago ari byiza rero nidusa neza muzamumenya ko n'abagabo bacu baba babyishimiye ntago baba babyanze ni nk'uko njye navuga oya rwose nibyo urakoze cyane ku gisubizo cyiza akazi karaboneka se muri rusange abakiriya baraboneka hano Nairobi abakiriya baraboneka nje cyane cyane iminsi myinshi ni mu mibyizi kubera ko abanyakenya ni abantu bakunda ibirori cyane hari igihe haja mu mapati wenda agiye mu maklabu runaka hari benshi ngiye mbana nabo banshaho mu rugo bakambwira ngo mbakorere make-up nkazibakorera rero abo ngabo nibo bagenda bakuzanira abandi bakiriya benshi yego ni byiza cyane ese nta mbogamizi runaka urahura nayo warangiza gukorera umuntu serivisi akaba yakwambura cyangwa se bikagenda ukundi oya ntayo ndahura nayo taye oya courage vraiment ni byiza cyane murabona uyu ni umumama wikorera wihangiye imirimo ni nk'ikihe kintu wakangurira abandi bamama bakikitinya bakicyumva ko ni umugabo gusa ugomba gukora abagore ntibebareba ni ukubyara gusa cyangwa se gukora izindi nshingano zo mu rugo ibyo gukora wapi ni nk'ubuhe butumwa wabageza urakoze ubajije ikibazo cyiza ku bwanje inama nagira abagore bagenzi banje b'abanyamurenge ubundi nje ntangara n'umuntu uvuga ngo umugore w'umunyamurenge ntazakora kubera ko iriya ruguru muri Kongo umugore ahubwo niwe wakaza ukora cyane kurusha umugabo ukasanga umugore yagiye mu bishambagara yagiye gutoragura yagiye guhinga yagiye mu nzuzi yagiye kuvoma amanuka imisozi azamuka iyindi ariko nasanze ahubwo abagore ba kera batandukanye n'abagore bo muri kino gihe kubera ko cyane mu bwoko bwacu murabona dufite intambara nyinshi mu gihugu cacu abantu benshi ko barapfa par exemple nk'ubu ngubu ngewe yego umugabo simvuze ngo apfe accident zibaho ariko se niba ari umugabo wanjye wakoraga ndakora agize ikibazo arapfuye cyangwa se agize ikibazo aramugaye ese nzotegereza ku bandi bantu ngo aribo bazantunga ntabwo bizoshoboka nanje ndi umugore ngomba kwihangira imirimo ngakora niba ari iyo meloni nkayikorera niba ari iyo mineke nkayikorera ariko nanje akagira ico ninjiriza urugo rwanje niyo mpamvu rero tugomba gufatikanya n'abagabo bacu niba umugabo akoze ikiro nawe ukora iki ngiki ikindi cyane cyane ku bagore b'abapfakazi bagomba guhaguruka cyane bagakora
bagakora kuko kera barakoraga ariko biri mu gutangara bashika mu mujyi ugasanga araretse ngo umugabo ari uzoza ukora ntago ari byiza tugomba guhaguruka tugakora twese tugafatikanya ari umugore ari umugabo tugafatikanya tugakora twese akazi kuko nibyo byiza nabyo bitunga urugo. Ikindi gihe nibaza ahari nawe uratwunganira ahari wasanga impamvu imwe mu bituma abantu badakora cyane dushaka duhere kuri aba bagore bakiri batoya bari gushaka buri munsi hano Nairobi urabona haba hari amakwe menshi cyane buri gihe ahari impamvu ituma badakora nuko hari nta muntu baba bafite ubafasha akazi ko mu ngo. Urugero hari ahandi yatandukanye usanga umuntu afite nk'umukozi kubera hari ubushobozi nta muntu uba ufite wundi ukunganira nk'umukozi wo mu rugo ahari cyo kikaba kimwe mu bintu bituma batitabira gukora. Wowe bifata gute ubibona gute? Biragoye cyane cyane ubwoko bwacu usanga abantu babana na ba nyirabukwe. Niba ufite nyoko bukwe mu bana ihangana umusigira umwana umubwiye ngiye gushaka icyo kurya ugenda uje gucuruza kubatabana na ba nyirabukwe ingiye cyo novuga ni ukwihangana kuko ntiyogenda ngo asige abana niba afite abana bakuru bashobora gukora mu nzu bakwikorera yogenda akaja gukora ariko niba afite umwana w'umwaka imyaka 2 yakwihangana akarinda bagakura ariko afite ahantu abasiga yogenda akabasiga akagenda mu gitondo agataha nimugoroba hari ikintu acuriye abana. Message natanga ni ugukora ni ukubakangurira gukora mureke dukorere ingo zacu twunganira abagabo bacu. Ubwoko bwacu tuba tuzi ko niba ufite umuntu ugira niba kwishurira inzu cyangwa se niba guheza amafaranga yo kurya ugasanga uwo muntu niwe wahariye ibintu byose ugasanga niwe hari imirimo yose ugasanga rero umugabo niba afite umusponso umwishurira nahaguruke agenda aje gukora kuko ejo bundi wa musponso azahagarika ibyo yakoraga usange noneho ari wa mugore ntakora ari wa mugabo ntakora usange ibibazo birabaye mu nzu nibwo usanga bamwe ngo babuze icyo barya umugabo yabuze icyo yambara umugore yabuze icyo yambara naje mu bandi bamuseke usange ko baravuga ngo wenda yaratunzwe na mukuru wiwe cyangwa na se wabo baramuretse. Icyo nobwira ubwoko bwacu cyane cyane abamama mureke duhaguruke dukorere ingo zacu kuko urugo ni umugore dukorere ingo zacu cyane. Umutumirwa wacu arakoze ku kiganiro cyiza duhaye adukangurira abamama kutitinya guhaguruka tugakora. Wakoze cyane ku butumwa bwiza nawe ubutaha. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha.